Aha. Mwami. Eh. Ndakwakiriye hano. Kwakiriye ku meza y'ibwami. Hanyuma rero nizere ko muri buze gufungura mukaryoherwa. Mirire ndayoka. Arayoka. Mu kirimi cy'ubu ngubu ndayoka. Ese murayoka? Twebwe turayoka. Twebwe ntituyoka. Kuyoka ntituzi ibyo ari byo. Ariko niba uza ukumva akajini kanjye katetse ibiryo byiza, umwami kaza biteguye neza gutyo ubibona, ukumva arusha iwawe, ukoresha ukuri ntaza kuguca igihanga. Sibyo mwami? Ntago nabura n'akantu nibikira na gatoya. Kuko ntashyizemo akantu gatoya ko kwibikira, ushobora kunenga ubwami bw'iwacu. Okay. Njye rero nakwakiriye. Ibibona hasi babyita mubyita ngo iki? Ibi ngibi ibi ni ibihingwa bivanze n'imboga n'ibishyimbo n'imyunyungugu n'ibiki byose, nibyo bakaranze biza bimeze gutya, babyita ibihumyo. Kumbe ni ibihumyo. Ibi ni ibihumyo nabyo biri hejuru. Bafata akantu k'agafarini bakagavanga bakagasena neza, bakagakoramo akantu k'umweru gasa nka gutya. Ziko buryo ubwami butandukanye. Ubw'iwacu twebwe iyo abari mu bwiru bateguye ibiryo nk'ibi ngibi, noneho nk'ibi biri hejuru twebwe tuvuga ko ari inkoko. Ako urimo urumva akantu gaho? Akantu gatambuka. Ubuse ni hano cyangwa ntunge ku baturanyi? Oya. Ni ifunguro ahubwo. Reka banze ngusuzumire. Nsuzumire. Hataba harimo n'akandi kantu, akaba hari umuntu wacanzemo akandi kantu ko ku ruhande. Mwamikazi, ngo usuzume wumve ko Mwamikazi aradusuzumira da. Taza kwica umwami w'amajyepfo. Tabashaka kumaraho ubwami bw'iwacu bwose. Okay. Sasa reka nkumvire. Banza unyumvire. Reka nkumvire. Ubwo yabanje gutera icyumvirizo, nanjye ubu ngubu nisanzuye. Okay. Banza wumve ukuntu bimeze. Kigaragara ntago basondetse. Nirijya mu kanwa ryose ubwo baraba barasondetse. Haraba ari akantu bakuyeho. Haraba abantu baguciye inyuma bagakuraho akantu. Oya nawe ubwami hararinzwe. Nawe uraba uri kubireba. Nirijya mu kanwa ryose ntagasigaye. We jyamo turebe. Jyamo turebe. Uyu mwami afite akanwa kanini kameze nk'umwobo wa tuwarete. Mwami. Banza wumve uburyohe. Hari akantu tujya dukora mu bwami bwacu. Akantu ko gukora cheers. Urakazi? Cheers? Ugenza gute? Ntabwo mbizi. Urabona? Iyo mu bwami bwacu turi gufata ku ntango, ku rwagwa rukanye. Waryohewe? Nawe ku maso ntubibona. Bigenda gute? Mumbwire ukuntu bigenda. Ni ukuvuga ngo mfatira iyo kanya ku muntu ufite inaraririye. Uzamura gutya. Ngerera gutya. Kubihuza? Ese ubwo buriya ntituyi sambanyije ra? Oya. Buriya tubangurije igi ririmo hano. Ubwo ngubu ushobora kuzabyara inkoko nziza cyane. Bizabyarira muntu. Okay. Kandebe ko mu bwami bwawe ujya usigaza.
mwamikazi. Hari ukuntu impumuro igenda itamirana. umunsi ni uko habaye kuremba ngo hayi Yako inka zo mu bwami bwose bwawe, inka zo mu bwami bwanyu ni inka zacu by the way. cyangwa nzaguhe ishyo ry'inkoko. Ishyo ry'inkoko ndarishimye. Okay, reka numve sasa rero ko ibi ngibi wambwiye Kamanzi harimo intungamubiri zose. ariko nawe ubanza inteko yawe ihora umwamikazi wahora aguhindurira, kuko nawe ntabwo urushaho, ntabwo ujya uyihaga nawe. harya iyo umuntu agutanze bigenda gute? Aragufasha? nta kibazo. Ariko uriya mfite umwamikazi mwiza cyane. Ni ubwa mbere narya ku ibiryo, arama indyo nshyashya buri munsi, aguhindurira, arampindurira. Rero banza usuzume na tuno two hasi wumve. kandebe ko tumenya kugira bimwe. nzajya mpora nkubera umushyitsi. Nikaze ni karibu, ngaza kubwira akajeni kagutekere byinshi cyane ubugira impamba. kanongere numve. urabona ko namenya kurya ku binyabazungu. abo mu bwami bw'amajyepfo ibi ngibi rero ntabwo birahagera. mbonye ari bishyashya, ariko aka ngaka ndagatoye. ibyo ari byo byose umusiba w'ejo kwiga no kwigana azaba kahageze. Kwiga no kwigana, mugende mwigane mwumve ukuntu biba bimeze. urumva bigezwemo n'iki? harimo ibitera imbaraga, harimo ibirinda indwara, harimo ibyubaka umubiri, harimo n'agatera ubugabo. Ako wari ukibagiwe. numvishemo n'akantu gatera ubugabo. Hangari impamvu ku buryo wegura umuheto wawe ukarasa kure cyane. Ukarasa kure. ruvuna bataka. ruvuna bataka iti bakarite. Tubakarite rwose. Ikibazo nuko nzasubira mu bwami bwanjye. uza akantu gatangaje nuko nzasubira mu bwami bwanjye bakagira ngo hari ikindi cyahindutse mu buzima bwanjye. Ako cyanahindutse kuko ndi ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, agatera akanyabugabo. urumva umuntu udakoresha kano kantu yarahombye. Hanyuma sasa rero uriya ndashaka guhirika ubutegetsi bw'umwami w'iburasirazuba. Ndashaka kumuhindura kubera ko ejo bundi nagiyeyo ampereza, ngiye gusarura iyo bisheke, ampereza ibisheke byariwe na nkongwa. Nkongwa nimba ari nkongwa. ariko uri kumva ko ari kumanuka ute?
karanyerera karanyerera. Abaye kure mba mukoze mu ntoki, ni uko ahubwo namugutwara akajya kuganiriza undi mwamikazi. Ariko umwamikazi ntabwo wamuzanira? Mwamikazi yasigaye ku rugo kuko baduteye se. Kuki ugenda wenyine se? Baduteye. Ntabwo wizeye. Ntabwo wabonye inkorokoro zasigaye mu bikingi by'amarembo? Buriya nta washingura icumu. Ntabwo warirenga, buriya ari icumu rirashinze. Kuri mushinga rero wari mumbwira ku byo guhirika ubwami. Babwira byo guhirika ubwami bw'amajyaruguru nako bw'iburasirazuba, ukaba wanabwomeka ku bwawe. Ndashaka kubwomeka ku bwanjye kuko waragiye biherera agace k'intuza ibintu bijyanye no gukina ibintu by'amafilime, urabizi. Ndashaka kubahirika ku butegetsi kugira ngo mbashe kwigarurira mbizane hano mu gace k'inaha iwacu. Inaha iwacu. Yego. Buriya rero aho urabizi ubwami bw'amajyepfo bafite inararibonye kugira ute guhirika no komeka. Ariko mfite ingabo nyinshi kandi zikomeye zizi kurwana hasi no hejuru. Hasi hejuru no mu mazi zijyayo. Ubwo rero mufite ba Nyiransibura. Ni ukuvuga ngo ni Mukagatare. Oya, ni ba Nyiransibura. Hagati ni ukuvuga ngo hari umuntu ukunda ba Mukagatare, hari umuntu ukunda ba Nyiransibura, hari n'umuntu ukunda bamwe bajya kwiriba bahora ku mazi bazana amazi kugira ngo amazi akoreshwe. Nubwo hari n'ab'imfabusa akamenwa. Abo nibo nshaka kwatakisha rero. Okay. Baje bagiye gutata mwa kiriya gice barebe icyo dore ko twahereka ubutegetsi. Aho mvute ku bufatanye bwanjye nawe. Ahubwo buri ikintu gihari ni nkaho twagakomye mu mashyi kuko buriya byakozwe. Buriya byabaye. Ni ugutangira kwishimira intsinzi. Reka duseke. Inseko. Izo ni inseko zo mu kambi. Iyo rero buriya ngusigiye mu bwami bwawe, ngusigiye ibintu by'umweru, abamemutse cyane. Oya, wambwiye ko iwanyu bitahaba. we fungura, hanyuma buriya mo imbere hari akantu kabamo. Kano kantu gafite vitamini bakita umuhondo. Ikariye konyine. Hari ukuntu ubwenge bwicurika, bukicuranura, bugahengama ukuntu ukihengura ugafata forume. Nimba ufite umutwe umeze ngo ukagira guri ukamera neza fresh. Hanyuma akantu gasigaye kaba kavuyemo umuhondo, uragafata gutya ugatsindagiramo uno muceri wacu. Urubizi ko bino bikorwa mu muceri. Nabyumvaga ariko ntarabibona, ariko ubu ngubu noneho. Hanyuma ukabifata, zana nkumvire. Zana nkumvire. Kamaze numve ntaba nakuroza. Ntabwo byari biroze. Natebyaga. Ahubwo kankumvishe kanumve. Kano kagutera mu nda nicyo kibazo. Uvuga ngo
kandi kagutera mu nda. oya uretse nkwereka mu bwami bw'iwacu n'aba hambere kirazira gusuzugura buriya ntakoze wavuga ko ngusuzuguye. Niyo mpamvu ngira gutya. Uretse gato utansuzuguye cyangwa ngusuzugure. Oya uretse gato utansuzuguye hari ukuntu uvanyemo ifoke gato nkwereke ugashyiramo gutya. Ugashyiramo gutya nyohereraho mwana wanjye. Ubundi ukagira gutya. Oya uretse gato nkwereke ngo hekeya wansuye. Wansuye kanguhe hekeya. Hanyuma nkazifata gutya agira ukagira Erega njye mwami mukuru. Niwe mwami mukuru. Agaseko tujya duseka mu bwami bw'iwacu nanjye kajya kantangaza cyane. Karagira gati buri umuntu akakwigisha ntago byaba sawa. Mwamikazi ndahano. Mwamikazi yavuba. Mwamikazi yavuba mwamikazi. Zano umuntu. Anda. Ndeba akantu nakigiraho. Ubu bwami wabufashe byarangiye. Abo ngubu yamaze kurya ifunguro ntangira kurota ndahantu hari utunyugunyugu. Ntangira kurota ndahantu hari utuntu. Ariko buriya wowe ushobora kuza kurota ahantu hari uducurama. Uducurama? Urose ahantu hari inyenzi? Bon appétit. Cyangwa nkarota natoye amafaranga? Bon appétit. Aragaseko tujya duseka. Kadanga ngo iyo. Nagande tujya duseka. Mfite inkone yanjye yitwa Obama. Akiyo nkone mane yanjye. Nzayohereza ijye gutata mu ndaruguru mu bice by'Iburasirazuba. Nako by'Iburengerazuba. Ijye kunzanira amakuru. Hanyuma ayo makuru nimara kuyazana nzahita nyica umutwe. Ariko buriya nk'umuntu udasura ubwami bwawe buriya ntiyahombye. Umuntu udasura ubwami bwawe ry'ibisheke cyangwa ikigoko? Ry'inkoko. Icyo ry'inkoko n'umukumbi w'ibisheke. N'umukumbi w'ibisheke. Nabikwemerera buriya bwami turabwiyegurira. Zaza rwose. Ariko twega ukuntu uba ufite ubukaka nk'umwami w'abandi.